Passions News. Ndagusuhuje wowe ukomeza kugutega amatwi Passions News. Iyi ni Passions News nk'ibisanzwe rero, aho tubagezaho amakuru atandukanye ya entertainment muri rusange, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Tugiye kureba rero inkuru ijyanye na Miss Rwanda, amateka ya Miss Rwanda, duhereye ku munsi wa mbere cyangwa se aho mu Rwanda habayeho abakobwa cyangwa se umukobwa utorwa agahagararira abandi. Rero niyo nkuru tugiye kubagezaho, turebe byagiye bigenda bite muri Miss Rwanda, byagiye bigenda bite, abakobwa babaga bitwaye gute se, babaga baturutse hehe se, ibintu nk'ibyo ngibyo niyo nkuru ngiye kubagezaho uyu mwanya, nkurarikira gukomeza gutega amatwi Passions News. Hari ibiganiro byinshi bihari tugiye kuzajya tubategurira mu minsi iri imbere tuzabagezaho. Nkomeza kugushimira wowe wafashe umwanya ugakora subscribe, ukabasha gutega amatwi ibiganiro byacu, kandi nkurarikira nawe utarabikora ukaba wumvise ikiganiro bwa mbere gukora subscribe, ko hari byinshi tugufitiye byiza. Miss Rwanda ni irushanwa ry'ubwiza rikorwa n'abakobwa, ritegurwa ku rwego rw'igihugu, aho abitabira irushanwa baturuka mu ntara zose z'igihugu, rikazasoza habonetsemo umukobwa uhiga abandi, ugatwara ikamba mu bijyanye n'ubwiza, umuco ndetse n'ubwenge. Abenshi bazi ko Miss Rwanda yatangiye mu 2009, ariko siko biri, ahubwo yatangiye guhera mu 1992. Iki gihe bwo amarushanwa yabaga ku munsi umwe, akaba ari nabwo habonekamo utwara ikamba. Ikindi, iri rushanwa ryaberaga kuri hoteli imwe yatoranijwe hano mu mujyi wa Kigali. Mu mwaka w'1992 ikamba ryatwawe na Jeanne Munyankindi waturutse mu mujyi wa Kigali, naho mu mwaka w'1993 Darira Uwera niwe watwaye ikamba. Uyu abenshi bavuga ko ari we Miss Rwanda wabayeho bwa mbere, cyangwa se ari we mukobwa watangije irushanwa rya Miss Rwanda bwa mbere. Gusa ntago ariko biri. Wabaye Miss Rwanda wa mbere bavuga ko yishwe muri Jenoside muri 1994. Ikindi kandi iri rushanwa ryabaga ryateguwe na leta. Kuva iki gihe Miss Rwanda yongeye kuba ku nshuro ya mbere nyuma ya Jenoside mu mwaka w'2009, aho iri rushanwa ryategurwaga na Rwandatel. Umukobwa watwaye iri kamba ku nshuro ya mbere kuri ino nshuro yitwa Bahati Grace, wari uhagarariye intara y'Amajyepfo. Akaba ari we watwaye ikamba mu mwaka w'2009. Iri rushanwa kandi ryongeye kuba mu 2012, aho iri rushanwa ryatwaye na Aurore Mutesi Kayibanda. Uyu mukobwa yaturutse nawe mu ntara y'Amajyepfo, niho yarahagarariye intara y'Amajyepfo. Uyu mukobwa yongeye kwitabira amwe mu marushanwa abera hanze y'igihugu, yongeye kwitabira irushanwa rya Miss Supranational 2013, aho ni nanone atabashije gutambuka cyangwa se atemerewe gutambuka ngo akomeze irushanwa. Aurore kandi yongeye kwitabira irushanwa rya Miss World 2015, ariko irushanwa ntabwo yigeze arisoza. Kuva muri 2012 irushanwa ryongeye kuba mu 2014, aho iki gihe Colombe Akiwacu ari umukobwa watwaye ikamba, akaba yaraturutse mu ntara y'Iburasirazuba. Ikindi kandi twamenya kuri iki gihe iri rushanwa ryatangiye gutegurwa na Rwanda Inspiration Backup, aho ryari riyobowe na Prince Kid Ishimwe Dieudonné. Akaba ari nawe wakomeje gutegura irushanwa rya Miss Rwanda kugeza mu mwaka w'2012. Iki gihe yakomeje noneho kuba buri mwaka, aho iri rushanwa ryabaga buri mwaka hagatorwa umukobwa utwara ikamba ry'uwo mwaka. Mu mwaka w'2015 Doriane Kundwa niwe watwaye iri kamba, aho nanone uyu mukobwa yitabiriye ikamba rya Miss Grand International 2015, ryari ribaye ku nshuro ya 8. Ahaho ntabwo yabashije kurisoza. Kuva Doriane Kundwa atwaye ikamba rya 2015, 2016 Mutesi Jolly niwe watwaye ikamba ku nshuro ya 9, aho uyu mukobwa yaturukaga mu ntara ya Kigali cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Ndetse uyu mukobwa yitabiriye Miss Rwanda, ndetse uyu mukobwa yitabiriye Miss World muri 2016, ariko ntabwo yabashije gutambuka.
Elisa Iradukunda niwe watwaye ikamba rya 2017 aho iri rushanwa ryari ribaye ku nshuro ya 10. Uyu mukobwa akaba yaraje kwitabira iri rushanwa aturutse mu ntara y'Amajyaruguru ari iyo ntara yari ahagarariye, ndetse kandi uyu mukobwa yitabiriye Miss World 2017 ariko ntabwo yabashije gutambuka. Liliane Iradukunda ku nshuro ya 11 y'irushanwa rya Miss Rwanda muri 2018 niwe wabashije gutwara iri kamba. Liliane Iradukunda akaba yaturukaga mu ntara y'Iburengerazuba aho nanone yitabiriye irushanwa rya Miss World 2018. Iki gihe kandi ntabwo yabashije gutambuka. Ku nshuro ya 12 irushanwa rya Miss Rwanda riba hari mu 2019 aho iri rushanwa noneho ryatwaye na Nimwiza Megan akaba yaraturukaga mu mujyi wa Kigali yarahagarariye intara y'umujyi wa Kigali, ndetse kandi uyu mukobwa yitabiriye Miss World muri 2019 ariko ntabwo yabashije gutambuka. Tugeze muri 2020 Naomi Nishimwe niwe watwaye ikamba rya Miss Rwanda ku nshuro ya 13 aho nanone Naomi Nishimwe yarahagarariye umujyi wa Kigali. Iki gihe Naomi we ntabwo yabashije kwitabira andi marushanwa kuko byatewe n'ingaruka za COVID, kuko iki gihe muri uno mwaka nibwo COVID yahise itangira. Nishimwe Naomi ntiyabasha kugira andi marushanwa yitabira kino gihe. Gusa COVID-19 ntabwo yatumye Miss Rwanda ihagarara, kuko Miss Rwanda yarakomeje buri mwaka aho twese tugira muri 2021 irushanwa ritwarwa na Ingabire Grace ku nshuro ya 14. Ingabire Grace yarahagarariye umujyi wa Kigali, kandi nanone uyu mukobwa yitabiriye Miss World 2021 nabwo ntabwo yabashije gutambuka. Nawe ntiyabashije gutambuka ngo akomeze mu irushanwa. Mu mwaka wa 2022 nibwo habaye irushanwa rya Miss Rwanda ku nshuro ya 15, ari irushanwa ryatwawe n'umukobwa witwa Nshuti Divine Muheto. Nshuti Divine Muheto yarahagarariye intara y'Iburengerazuba. Uyu kandi nawe yitabiriye irushanwa rya Miss World 2023. Nawe yiyandikishije mu bazitabira irushanwa rya Miss World 2023, gusa ku bw'amahirwe make ntabwo yabashije gutambuka. Guhera mu 2009 abakobwa batwaraga ikamba bahembwaga ibihembo bitandukanye, aho igihembo nyamukuru cyabaga ari igihembo cy'imodoka. Gusa ku bw'amahirwe make Miss Rwanda uyu munsi kugeza muri uno mwaka ntabwo Miss Rwanda kuva mu 2022 kugeza uyu munsi 2024 Miss Rwanda ntabwo irongera kuba, aho uyu munsi umukobwa uyoboye cyangwa se ufite ikamba ari Divine Muheto. Icyateye kuba Miss Rwanda itakiri kuba uyu munsi, nyuma yo gutora Miss Rwanda 2022 hatangiye gusohoka amakuru ko bamwe mu bakobwa bitabira iri rushanwa bahohoterwa. Ubu ni nabwo RIB yataye muri yombi umuyobozi wari ushinzwe gutegura iri rushanwa Ishimwe Dieudonné, ndetse ubu akaba yarakatiwe n'inkiko. Ubu dutegereje kureba niba mu Rwanda hazongera kuba Miss Rwanda, ndetse n'abazahabwa uburenganzira bwo kuyitegura. Aya niyo mateka yaranze Miss Rwanda kugeza ubu muri 2024. Ndagushimiye babanye natwe mu kiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Passions News. Ikindi kandi ndakurarikira ku biganiro bishya bya Passions News, aho tugiye kuzatubageza inkuru z'urukundo zitandukanye. Ndagushimiye cyane. Ciao ciao.